Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Ubu ni ubusobanuro bw'amazina igice cya 5. Uyu munsi naje kwita abana b'impanga b'abahungu. Nakuzaniye amazina n'ubusobanuro bwayo wakwita abana b'abahungu ariko b'impanga. Iyo utwita impanga aba ari ikintu gishimishije cyane kuko ni ibintu bidakunze kubaho. Ariko nanone iyo ugiye kubita hari igihe usanga bigoranamo ukuntu wibaza amazina uzabaha. Uyu munsi rero naje kugufasha kwita abo bana. Izina rya mbere cyangwa se amazina ya mbere ushobora kwita abana bawe b'abahungu ariko b'impanga, umwe ushobora kumwita Leon, undi ukamwita Noah. Leon ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura intare cyangwa se umunyembaraga. Noah ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura ikiruhuko. Andi mazina nanone wabita, umwe ushobora kumwita Kaden, undi ukamwita Kayson. Kaden ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura indwanyi. Kayson ni izina naryo rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura umwana wa Kay. Andi mazina nanone wabita, umwe ushobora kumwita Evan, undi ukamwita Eli. Evan ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura indwanyi ntoya. Ari ni izina naryo rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura ukurikirana. Andi mazina wabaha, umwe wamwita Zein, undi ukamwita Zek. Zein ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura Imana iratangaje. Zek naryo ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura Imana y'inyembaraga. Andi mazina wabaha, umwe wamwita Levi, undi ukamwita Liam. Levi ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura icyahujwe. Liam naryo ni izina rihabwa abana b'abahungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura umurinzi. Andi mazina wabaha, umwe wamwita Ethan, undi ukamwita Nathan. Ethan ni izina naryo rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umunyembaraga. Nathan naryo ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura impano y'Imana. Andi mazina nanone wabaha, umwe wamwita Ezra, undi ukamwita Felix. Ezra naryo ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umufasha. Felix ni izina naryo rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ibyishimo. Irindi zina wabita, umwe wamwita Ian, undi ukamwita Tobe. Ian naryo ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura Imana ihebuje. Tobe ni izina naryo rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura Imana ni nziza. Andi mazina wabaha, umwe wamwita Arden, undi ukamwita Roman. Aya mazina ni amazina afite ubusobanuro bumwe, akaba ahabwa abana b'abahungu, akaba afite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, akaba asobanura umuhanga. Aya niyo mazina nagutoranirije wabasha kwita abana bawe b'abahungu. Wakoze cyane kubana nanjye. Niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe kandi like,
ukore ku nzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.